tugiye kurangira abantu yego ahantu bavanirwaho icyo gisuzuguriro naho biri. Aho niho uvuze twari tugeze. Noneho rero dusanze igisuzuguriro wakigira ufite amafaranga. Yego. Dusanze wakigira uryama muri etage. Yego. Dusanze umugabo yagusuzugura murarana mugira etage muyifite na Range Rover cyangwa na za V8 akakomeza n'umundi akajya gusambana hanze mu bana bakiri bato kujya kumera nk'ugura indaya kandi agusize mu rugo. Yego. Kandi uri uw'igikundiro aba hari n'abakwifuza benshi. Ariko ugasanga uwo wagushatse aragusiga akajya gushaka n'abantu badasobanutse ku buryo mbona bagereranyije byo mita isura. Basanga uwo yaryamanye nawe ku isura ari yo mbi kurusha iyo umugore yataye. Igisuzuguriro rero ndumva cyana kandura. None se urumva uwo mugabo watanduye igisuzuguriro kimujyana mu bantu badasobanutse kandi asize umugore usobanutse kubw'igisuzuguriro. Bivuze ngo igisuzuguriro cyabyaye. Ubu rero nibyo tugiye tuvuga ngo ni hehe hari isoko yo kuvanwaho igisuzuguriro. Imana iguha umugisha. Muri Yesu Kristo. Isoko yo gukurwaho igisuzuguriro ni muri Kristo Yesu. Twongeye kubasuhuza bakundwa b'Isarura 12 TV. Amahoro y'Umwami Yesu nabane namwe. Turabakunda kandi turabishimira. Tunezezwa n'uburyo ki mudukurikirana kandi mukabitugaragariza. Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane. Tushimiye abari hano mu gihugu iwacu mu Rwanda, abari muri Afrika badukurikirana, ndetse abari ku mugabane w'Uburayi, ndetse n'abari ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Aziya. Mwe mwese mudukurikirana mukatwumva mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ndetse n'abakore kurikirana ku ikoranabuhanga mu buryo bwo kutwumva. Yesu abahe umugisha. Turabakunda kandi turabishimira mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Uyu munsi rero tugarutse kuri rya jambo ubushize twaganiriyeho. Twaganiriye ku ijambo bita igisuzuguriro, ariko muransaba ngo uyu muntu w'Imana twaganiriye kuri ijambo nzongere mwakire kugira ngo atubwire aduhe igisobanuro cy'igisuzuguriro. Ese ko twakiganiriyeho ariko tukagaragaza igisuzuguriro cyari kuri Hana, ahubwo tuje muri seri ya kabiri y'ikiganiro cya mbere. Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane. Tugiye kuganira kuri iki kiganiro rero, ariko tugiye kwakira umukozi w'Imana twari turi kumwe ubushize Eri, kugira ngo arusheho kutuganiriza, tuganire turebe si igisuzuguriro kiza ryari, ese giterwa n'iki. Noneho turusheho kuryoherwa n'aya magambo, twumve n'uburyo ki natwe Imana ikidukuyeho. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka mwakire atwibwire, hama dusengere, hama dukomeza n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Yesu amumugisha. Karibu sana mukozi w'Imana Eri. Urakoze cyane, mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwami wacu. Nkuko babivuze nitwa Eli. Tugarutse kandi kuganira nyine kuri iri jambo ryitwa igisuzuguriro. Tunavuge igisuzuguriro icyo ari cyo nyine. Yego. Ni isoko y'icyatuma kiva ku bantu. Kuko byanga byakunda. Yesu niwe mwami w'abantu. Niko biri. Kandi ni ukiza nyine ibyago n'indwara n'ibyananiranye. Niko kuri. Kandi ntibinavanyeho ko abantu bageragezwa, ariko ubakiza ibigeragezo ni akakiza igisuzuguro ni Kristo. Yego. Sinzi niba twasenga. Senga hama ubundi twinjire mu kiganiro. Noneho nkubaze nshingiye ku bibazo bagiye bambaza, nkubaze nzaba barise. Yes abazo ndi ready yo kubabwira uko umwuka bidushoboze. Reka dushime Imana. Turagushimiye Uwiteka. Nibyo Mana. Uyu mwanya twicaye kuri kamera z'Isarura TV 12 TV. Turaguhaye ikaze. Tugiye kubwira abantu ku by'igisuzuguriro cyangwa ijambo ryawe. Urekere igira icyo rikora mu mitima y'abantu. Kandi rikiza indwara zananiranye. Imvune zo mu mitima. Amen. Agahinda k'umwuka kagaragara inyuma. Amina. Imibabaro, karande, ubuzima bwose bubi shitani ashobora gushyiramo abantu. Ureke ku Isarura 12 ijambo riri buhanyurere igira icyo rikora ku mitima y'abantu bawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikugishe. Rero watugezaho ijambo ry'Imana, noneho tukaganira ijambo. Dusome kuri iki gitabo cya Mose. Yego. Cyitwa Yoshua. Yego. Cyangwa Yosua. Ni igitabo cya Yosuwa ubwo. Ni ibice byaho 5 n'umurongo w'9 wonyine. Yego. Hari ijambo rivuze ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati none mbakuyeho igisuzugurira abanyegiputa babasuzuguraga.
nicyo gituma aho hantu hitwa Girugari na bugingo n'ubu. Amen. Imana iguha umugisha cyane. Udusomeye ijambo ritubwiye ngo none mbakuyeho igisuzu. Uwiteka abwira Yosuwa ati none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo, tuganire kuri iki gisuzuguriro turi kubwira abantu uyu munsi wa none ko ari Abisiraheli bari barimo babwirwa. Ese abantu muri iki gihe cya none ibisa n'igisuzuguriro nibiteye biti? Ese kandi tuze no kureba kuri aba Bisiraheli Imana ikuyeho igisuzuguriro, ese igisuzuguriro kiza ryari, kizanwa n'iki? Turagenda twunganirana. Nanjye hari ukuntu nagiye mbitekereza numva ukuntu igisuzuguriro cyinshi. Buriya igisuzuguriro kishobora kuzanwa n'ibintu bibiri. Yego. Icya mbere ni umurengwe, cya kabiri ni ukwimura Imana. Yego. Umuntu wimuye Imana wese aho yava akageragira igisuzuguriro. Aha. Kabiri, umuntu warenzwe akibagirwa. Yego. Ashobora gutuma ibihano biza bigamuteza igisuzuguriro. Yego. Kuko yarenzwe aranibagirwa. Noneho ibihano rero biva mu kuko umuntu yarenzwe. Rero umuntu warenzwe akibagirwa ajya mu bihano byitwa igisuzuguriro. Noneho hakaba ikindi, hakaba ikizana. Iki rero nicyo tuvuza no gutinda. Yego. Iki gisuzuguriro kizana utabigizemo uruhare, wowe ukabyuka gusa usanga cyakugezeho. Bivuze ngo igisuzuguriro gishobora kuza nk'igihano cy'umuntu warenzwe n'umuntu wimuye Uwiteka. Hakaba n'igisuzuguriro kizana. Icyo kizana rero ucyongera akajambo. Yego. Kaba gitera. Aha. Ariko birivuga ngo uzana ibyago azabona uteza mu gihe. Uwo ni gitera. Uwo ni gitera azabona ishyano. Yego. Hari abantu bajya bagira igisuzuguriro cy'imivumo bavumwe n'abandi. Yego. Hari abantu bajya bagira igisuzuguriro cy'amarozi barozwe n'abagenzi babo. Noneho tugarutse kuri iri jambo dusomeye, aba Bisiraheli igisuzuguriro, Imana iyo nayo ibazaho Imana ibonye igisuzuguriro. Imana ubwayo niyo yabonye igisuzuguriro kuri aba bantu, irababwira ngo noneho ndaje mbakureho igisuzuguriro mwasuzugurwaga n'abanyegiputa. Mbabarira ureke kugera kure. Yego. None se uragera aho hantu hose, uyu mwanya banza wibaze ngo ubona Imana yacu irasinzira. Oya ni igisinzira. Irerekwa se cyangwa irirebera? Oya yo irahari. None kugira ngo rero uzana ngo none tukahita tudevelopa ngo noneho hari ibintu twaba dutarutse bikomeye. Yego. Ibyo bintu ndashaka ko dutaruka nibi. Nge nari nshingiye kuri ijambo ry'Imana, ariko ibyo nabyo tereka tubyumve. Reka tubanze tuzana ibi. Yego. Turaza kugira ahantu ngo noneho. Uzi ijambo noneho. Noneho ni ijambo. Oya impamvu nariremereje na Bibiliya ijambo ry'Imana n'Imana yarariremereje. Bivuze ngo yarivuganye uburakari rirakaze, iribwira Yosuwa, bivuze ngo yari irakaye. Noneho reka tube turiretse. Yego. Ahubwo tubanze turebe kugira ngo Imana iryaturivuge ngo noneho. Erija iki gisuzuguro tuzagikoramo amabisodi menshi. Ubanze urebe gukubitwa kwa Abisiraheli bakubiswe n'abanyegiputa. Yego. Umwaka wa mbere bakubitwa, kabiri bakubitwa, yego, gatatu bakubitwa bikaba mu bijana. Byabaye mu bika byinshi. Ngira ngo Kigali nituvuga bloke barazumva ibi bya rukarakara. Ariko nshaka kukubaza, igisuzuguriro n'ikigeragezo, igikuru ni iki? Iki igisuzuguriro n'ikigeragezo? Yego. Igikuru ni iki? Uzi ko ikigeragezo gishobora kugira iherezo, ariko igisuzuguro ushobora gushiduka nta herezo kigeze. Ndumva turi gutekereza nabi. No ugushatse kumbwira yuko igisuzuguriro kinjirira mu kigeragezo. Kinjirira mu kigeragezo. Kagira Imana. Uko nanjye niko nabitekerezaga. Kuko ndebye bano Bisiraheli Imana ivuzeho. Ubwo nituvuga Bisiraheli ndagira ngo abo turi kuganirira urebe ngo igisuzuguriro cyakujeho cyakwinjiriye giturutse gute. Kinjiriye mu kigeragezo wari ufite, niho igisuzuguriro kinjiriye, ariko Imana yakuyeho igisuzuguriro, ikigeragezo hinjira igisuzuguriro. Bivuze ngo Imana yakuyeho Abisiraheli ikigeragezo cyo gukoreshwa uburetwa. Gihita cyatakwa n'igisuzuguriro. Bivuze ngo igisuzuguriro n'igikuru
igisuzuguriro n'igikuru cy'ikigeragezo Eh, cya kigingamwa. ikigeragezo hari n'igihe ushobora guhura n'abantu bafite amavuta. Hari kandi ikindi ikigeragezo tunaretse n'abafite amavuta. Uzi ko ikigeragezo ubu ufite ikigeragezo cy'inzo abantu bakiteranya bakayikubakira kiba kirangiye. Ikigeragezo abantu bo bakiteranya bakakirangiza. ariko igisuzuguriro ni ugutegereza umuremyi. Ni ugutegereza Uwiteka. Kuko hari umuntu wambara nkuko twabivuze ngo ukisiga neza. Wakisiga n'ubundi ukavuvuka. Erega impamvu aya magambo twayagarutseho igisuzuguriro, urabizi ko twari turi kuvuga kuri uyu mudamu Hana, tuvuga igisuzuguriro cyo kutabyara ariko cyasunikwaga na mukeba we Penina. Kuko impamvu igisuzuguriro cyitwa ikigeragezo, hano uyu tuvuga mu rugo rwe harimo ibiryo, harimo ibitanda byiza, harimo ubuzima bwiza, ariko n'ubundi igisuzuguro kuko cyamugumyeho. Bivuze ngo igisuzuguro gishobora kuza banaguha urukundo unaryama muri etaje. Kuko impamvu utubwira ku gisuzuguriro cy'uyu mudamu Hana, kandi biritwereka ko Yerukana yakundaga umugore we Hana kugeza n'ubwo yamubwiye ngo sinkurutira abana b'abahungu 7. Uzi ko umugore agira igisuzuguriro, umugabo yajya mureba akabona ari we mugore mubi kwisubaho bafite n'ubutunzi. Bavandimwe muduteze amatwi, Yesu abakureho igisuzuguriro cyari kiri. Igisuzuguriro gishobora kuza ufite amafaranga. Uzi ko ugira igisuzuguro ufite amafaranga, wajya mu bukwe, n'ubundi ntagire guhagurutsa ngo akuzane imbere bakajya babona uri akantu kataraho kadasobanutse. Bishobora ko igisuzuguriro cyaguterana n'amafaranga yawe, abantu bakaguca amazi muri za mvugo z'iyo minsi, kandi ufite n'amafaranga. Ariko kuko igisuzuguriro cyagusuye, ese reka ngoye n'urugero. Yego, ndabishaka. Buriya umuntu ashobora kuvuka mu rugo rukomeye, kubera igisuzuguriro kimuriho, akajya mu bintu by'ibiyobyabwenge. Yego, ugize ngo hari umuntu hinjiye umwana wo mu rugo rusuzuguritse ariko wiyubaha, ugaragara ko nyine atariho icyo gisuzuguro kubera ko yiyubaha, kwiyubaha kwiwe. Uzi ko bagushyira inyuma bakamwicaza imbere kuko barabona yavamo ijambo, ariko wowe bitewe n'uko bazi imiryango yanyu bibamo na cya gisuzuguro kikuzuyeho, ukagumyeho. Mu yandi magambo, ushobora kuba ufite na PhD, cyangwa se ufite doctora, cyangwa se ufite na profesa, ariko igisuzuguriro kikakubaho kandi ufite amashuri angana uko nguko yuzuye igitebo. Negeze mbona, reka ngo urugero, negeze mbona umusore mutoya cyane yinjira umumama w'umukecuru. Yego, icyo nacyo ni igisuzuguriro. Mwamwinjira neza nyine muri quartier zibunaka ziyongiye mu burasirazuba niyo icyo gihe nabaga. Yego, biramenyekana ko uwo umusore umwana muto yinjiye umukecuru yaranigishaga uwo musore. Noneho icyo gisuzuguro gituma haba ku kazi bamwirukana kuko ari gusebya igihugu. Yego, gituma ahura n'umusore w'umugenzi akamubona nk'umuntu warwaye mu mutwe kandi ari muzima. Kandi wumve ko yari agifitanye amashuri kuko yaranigishaga nubwo baje kumwirukana kubera ibyo bintu. Bivuze ngo igisuzuguro kikuriho nikikubuza nticyakuva amashuri, ntiyavana igisuzuguro. Waba ufite amashuri, unarya neza, unaryama neza, ariko igisuzuguriro kikuriho. Ariko igisuzuguriro bivuze ngo waryama heza, wagenda mu modoka nziza, ariko igisuzuguro kikuri. Ese ubu igisuzuguriro haraho gitandukaniye n'ibibembe? Ni nkabyo. Kuko impamvu mvuze iri jambo bita ibibembe, uvuze iki gisuzuguriro ko cyakubaho unakomeye. Nibuka ko ibibembe byabaye ku mugabo bita Namani. Namani ngo yari umugaba w'ingabo z'Isiriya, ngo Imana yajyaga ihesherezamo Abasiriya kunesha abanzi babo, ngo ariko agira icyo bita ibibembe, bakabyambarana n'amapeti 1, ngo noneho kugeza ubwo agakobwa ko mu Bisiraheli kabonye ibibembe bya shebuja karavuga ati ariko nzahanije ibyo bibembe, icyo gisuzuguriro cy'ibibembe cyakuviraho. Ubwo tugiye kurangira abantu. Yego,
abataza kumva bavuze ngo uvuze ngo ako gakobwa ngo kabonye ibibembe bakagira ngo yagiye kuhengeza shebuja no we yabibonye mu buryo bw'umwuka yari umurokore intambara zabaga zagenda barwana baranyaze banyaga kana kerekwa ko mu bahanuzi mu Bisiraheli ni ibintu bizwi wenda batarabimenya bari babamenya umwana yagiye guhengeza shebuja abandi nabo bakajya bajya guhengeza ba shebuja no yabibonye mu buryo bw'umwuka nuhengereza shobuja bazakumerera nabi noneho rero ngo uyu mugabo w'amana uvuze yego n'ubundi bageze ubwo bamuga ati rero reka kwikomeraho turabizi ufite ibihanga urakomeye turanakubaha ariko iryo jambo Elisa avuze reka ibintu byo kwihagarara niryo riri gukuraho ikibembe niryo riri gukuraho ibisuzuguriro reka kivuga neza nibyo cyari igisuzuguriro ariko kuba wambaye ibintu by'ibiraka n'ibiki byose bikomeye ariko unyenya umubiri wose warashwanyaguritse waratemutse nubwo bakubaha nubwo utambuka ati salute afande ariko ufite igisuzuguriro cy'ibibembe kandi ahantu haviraho igisuzuguriro nuko ugomba kwibira muri Yorodani inshuro zingahe 7 none turangira abantu yuko igisuzuguriro kibamazeho igihe buri muntu wese azi igisuzuguriro urakoze cyane mane gumbuye utangiye kugera harya twashaka yego nuvuga ngo tugiye kurangira abantu yego ahantu bavanirwaho icyo gisuzuguriro naho biri aho niho uvuze twari tugeze noneho rero dusanze igisuzuguriro wakigira ufite amafaranga yego dusanze wakigira uryama muri etaje yego dusanze umugabo yagusuzugura murarana mugira etaje muyifite na Range Rover cyangwa na za V8 akakomeza n'umundi akajya gusambana hanze mu bana bakiri bato cyangwa se kujya kumera nk'ugura indaya kandi agusize mu rugo yego kandi uri uw'igikundiro aba hari n'abakwifuza benshi ariko ugasanga uwo wagushatse aragusiga akajya gushaka n'abantu badasobanutse ku buryo muri abagereranyije byo mwita isura basanga uwo yaryamanye nawe ku isura ari yo mbi kurusha iyo umugore yataye bivuze ngo igisuzuguriro rero ndumva cyana kandura none se urumva uwo mugabo watanduye igisuzuguriro kimujyana mu bantu badasobanutse kandi asize umugore usobanutse kubw'igisuzuguriro bivuze ngo igisuzuguriro cyabyaye ubu rero nibyo tugiye kuvuga tuvuga ngo ni hehe hariho isoko yo kuvanwaho igisuzuguriro Imana iguha umugisha muri Yesu Kristo isoko yo gukurwaho igisuzuguriro ni muri Kristo Yesu rero niho tujye twakinjira ahantu wasoma twinjiye muri iri jambo usoma ubu none uyu munsi ubu muneze amatwi munyumvisha mukuweho igisuzugurira abanyagiputa umva rero kugira abantu bari bamaze igihe basuzugurwa none ndagira ngo nanjye gatoye wenda mukozi w'Imana naguciye mu ijambo ndagira ngo mvuge kuri iki gisuzuguriro Imana ibonye ku Bisiraheli ikavuga ngo ije kukibakuraho mbabwire n'igihe kinjiriye Imana iza gukuraho Abisiraheli na Yosuwa igisuzuguriro bibutse ko bari bafite ikigeragezo cy'uburetwa bakoreshwaga Imana yumva niho wabo no gutaka kwabo irabitegereza ngo imenye uko bameze ngo irangije yibuka isezerano yagiranye na Abraham na Isaka na Yakobo irabitegereza ngo imenye uko bameze itangiza umushinga wo kuza kubakura mu kigeragezo itangiza uyu mushinga irawudevelopa irangije irawukora ibatangiza kubakurayo ari nabwo yabambukije inyanja itukura noneho bamaze kwambuka inyanja itukura bagera mu butayu umva ahantu igisuzuguriro cyaziye batangira kuzenguruka ubutayu abanyagiputa bakabatipu ati kabone nubwo mwavuye hano mwavuye mu buretwa ari ubwo se mugezeyo ubwo bivuze ngo tugeranye n'uyu munsi wa none kabone nubwo uri umukobwa mwiza ariko se ubuze kugumirwa icyo ni igisuzuguriro yego turagira ngo tubwire ko abantu Imana kugira ngo izane aba bagabo baze muri iki gihugu bari bavuye kugomera nyine twavuze ngo igisuzuguriro gishobora kuzanwa n'ibyaha cyangwa no guhaga ukibagirwa urumva yego wavuze ibintu bitatu kizanwa n'ibyaha cyangwa kwimura Uwiteka yego none hari n'igisuzuguriro ngo kizana nibyo bintu bitatu watubwiye yego noneho reka turebe iki gisuzuguriro cy'aba bantu uvuze cyari igisuzuguriro cyo kwimura Imana ni igisuzuguriro cyo guhaga cy'umurengwe cyangwa ni ikizanye cyangwa yego icyatumye bagitindamo ni ikihe ubundi ko numva cyarambye
icyatumye batinda rero muri iki yego turebe n'abandi bantu basa n'aba bantu nabo baba batinze muri ibi bintu icyambere wibuke ko Imana yabajyanyemo ari nk'inkoni bakubise yego bari baramaze guhaga baribagirwa Uwiteka ibazengurutse ubutayu icyo ni igisuzuguriro bihamagariye cy'umurengwe yego kabiri yego bari basigaye basambana batingana nk'uko uyu munsi byogeye yes wibuke ko Mose akubita amategeko hasi yasanze Abisirayeli none bari gutingana n'ibimasa n'ibiki byose bagiye mu bintu bidashimishije Uwiteka bivuze ngo kuri wa murengwe turi kuvuga uyu munsi abantu bari kurengwa bamaze kubona ko kuryamana n'umugabo n'umugore bitagikenewe ubwo umugore n'umugore bagomba kuryamana umugabo n'umugabo bakaryamana urumva ibyo rero bigiye kuzatuma n'ubundi bajya mu butayu none abantu bihimbiye ibintu bitari muri gahunda yo kubaho kubera umurengwe ushobora gutuma umuntu ahimba n'ibidahari kubera umurengwe nyine bivuze ngo uyu munsi tuvugana baviyoye amategeko y'Imana bivuye ku murengwe urumva none kubera ko batashaka guhindukira iki gisuzuguriro kubavaho byagorana twibutse abantu noneho aba bantu bamaze iminsi babaza ngo bashaka kumenya ngo igisuzuguriro gisobanuro cy'igisuzuguriro n'iki kizana icyambere kwimura Imana abantu mwimuye Imana bishobora kubateza igisuzuguriro musobanukirwe reka tujye tunatanga ingero zifatika yego Patiri ndakuzi kuva kera yego reba udututi mvuze udututi abandi ntibabyumva reba za ritari wagiye uhagarara uvuga Yesu urebe n'amashuri yawe akobeje afatika urebe naho uvuka utari mu ijambo ry'Imana nindi ari kugushyira kuri ritari ya nawamana n'amazi yo kunywa waba yego noneho aho harimo ijambo ngiye kubwira abantu bikomeye niba warabonye Imana iguhaye iranga ryo kuba bishop umushumba revera pastor ntabwo ukaba ushaka kuzabitwara mu bushake bwawe byo menya buretse Patiri banze mbwira abantu bamenye ngo icyubahiro abantu bajya baguha bagikuye kuko wubashye Imana ntabwo ari wowe bubaha icy'Imana yashize muri wowe nutagifata neza uzabisuzugurwa kuko si n'ubundi mu buzima busanzwe si wowe waje kugitwara none uri kuvuga iri jambo bivuze ngo hari abantu Imana yahaye icyubahiro ibakuye iyo bitwaga ba mavunja avuna ibikwasi none ba mavunja avuna ibikwasi Imana yahaye icyubahiro bakaba winjira ahantu bagakoma amashi bakagutwariza Bibiliya ku marembo uyu munsi watangiye kurema ibintu byimura Imana none ukaba icyo cyubahiro bari kuguha kiri gutuma ahubwo birengaho ukajya gusambanya umugore wa mugenzi wawe ubwo biri guhamagara iki biri guhamagara igisuzuguriro wowe Imana yahaye gukomera ukaba uri kubirengaho ukayikorera ibyo kuyibabaza uri guhamagara igisuzuguriro ku buzima bwawe nukuvuga ngo abantu bihamagariye igisu ariko reka mbabwire uzi ko hari abantu ikiganiro nukuri kw'Imana ndumva nenda gusanda nukuvuga ngo hari abantu bitwaga ba Kikote Imana uyu munsi wa none byabagize ba makositimu ariko Patiri ibintu turi kuvuga uri kubyumva oya ndi kubyumva rega ngewe ndi kureba nyamara ibi bintu biyaneye ubwoba reka turebe uyu muntu wari isuzugurwa kubera Imana yamuhaye ijambo ryo ubuhanuzi cyangwa ijisho rireba yego akavuga ngo wowe wa mugabo we bagutegeye aha n'aha ntuhace ijwi ry'Imana rimbwiye yego kandi koko akaba ariyo yabaga imvuganye nawe ibyo yamara kubona bari kugenda bamwogeza ndako bimuhesha agaciro akaba uyu munsi yarabirenzeho ubwo babandi bamwubahaga akaba ari gukoramo ibyaha Imana yanga urunuka none bakubahaga bubaha iki Imana yashize muri wowe bitewe naho uvuka nta n'uwagusuhuza none Imana kubera icyo yagushyizemo uri kuva mu Rwanda ukajya kuvuga ubutumwa muri Amerika ukajya Uganda ukajya Kenya ukajya Tanzania kubera iki Imana yagushyizemo menya ngo siwe bari bubashye iki Imana yakushyizemo none uri kugikoreraho ibyaha ku Imana igiye kukikwambura ukabana igisuzuguriro uzaba ucyubashywe nande ko batari we n'ubundi bubaha iki Imana yagushyizemo iki gisuzugure
ubu tumwe reka mbuhe n'abakozi b'ama office atandukanye bakorera ibihugu oya bitandukanye. bubahe ni nacyo kitumye turi Reka hano. mbihereza abantu. Yego bibahe. Wowe uri muri ofisi ya leta runaka cyangwa mu kazi runaka wahawe na leta. Yego. Nukora amakosa ukarya za ruswa, ntushake ko abaturage baguhaye ubayobora neza kandi wumva ibibazo byabo. Iryo peti ubona ufite, icyo cyubahiro ubona ufite, ntabwo ari we bubaha inshingano igihugu cyaguhaye. Yego. Nutubahiriza ibintu igihugu cyaguhaye ngo bikore neza, uzasuzugurika. Noneho uvuza ko kantu nunguka irindi jambo. Bivuze ngo uyu muntu ashobora kuba yicaye muri iyo ofisi kubw'inshingano ahaye, yarangiza yazikoreramo amakosa zikamuhamagarira igisuzuguriro cyane, kandi iki gisuzuguriro kikazira n'umuryango cyane. None se ubundi cyamusiga gute? Niba yagira akazi keza akabona umushahara, abana bagiye ku amashuri bigaga ne bazabakiriza. Ubundi bano ba Abisiraheli Imana ibwiye ngo ibakuyeho igisuzuguriro, ntabwo ari base bakihamagaye, ni base bagihamagaye kikaza kubana. Kikaza kubana. Bivuze ngo iki gihe Abisiraheli abahagurutse mu Egiputa bari bamaze gushirira mu butayu. Hari hasigaranye Yosuwa yambukanye urundi urubyiruko, kuko Mose niwe wari ufite abakuru, yambukanye urubyiruko. Kandi iki gisuzuguriro kibaye kuri aba bana cyahamagawe na base. Mu yandi magambo tubwira abantu bariho muri uyu munsi wa none, ubahira Imana mu matorero ndetse no mu nshingano z'ibyo bahawe gukora. Bareke guhamagarira igisuzuguriro abo babyara n'abuzukuru babo, kubera yuko no kugikurwaho nibyo ari byoroshye. Reka tubwire abantu ku Isarura 12. Yego. Birinde. Abantu birinde. Kubera ko icyubahiro ufite sa amashuri akiguha, uwakiguhaye yanakikwaka. Twababwiye abantu ko ikintu kizana igisuzuguro cya mbere ni ukwimura Imana. We muntu nyumva wimuye Imana. Abantu bimuye, areka muri iki gihe byo kwimura Imana barayimuye. Menya ngo uri kwihamagarira igisuzuguro gikomeye. Imana ifashe. Kabiri, we muntu wamaze kurya ugahaga ukibagirwa aho yagukuye, urimo wihamagarira igisuzuguro. Yewe niyo nitegereje si iki gihe n'amatorero n'abandi mbona barimuye Imana bihamagaye igisuzuguro. Ariko sereka ubundi tutagiye kure. Ubundi yubona igihugu gifata umwanzuro wo gufunga insengero, si igisuzuguriro abanyamatorero bahamagaye. Ni ibindi twavuga nyine leta kuba ko ari umubyeyi yabonye ukuntu barimo babimaraniramo, barataka ikise kandi igisuzuguro aribo bakihamagaye. Ibi bishyize ku murongo kubera igisuzuguro bitwihamagariye, kuko ngenderwaho yari ikwiriye siyo yabaye. Bivuze ngo rero Imana iturinde igisuzuguro, abantu be gukina n'Imana. Reka tugere mu ijambo rero, tugere mu ijambo twinginga Imana dukure igisuzuguriro. None ubwo tugarutse ku kwisubira, Uwiteka arababwira ati, abwira Yoshua ati, none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga. Nicyo cyatumye aho hantu hitwa Girugari na bugingo naho bakuriwe iki igisuzuguriro. Reka tubwe Padiri, yego, reka dusabe Uwiteka akureho abantu igisuzuguriro. Imana iguha umugisha, kuko impamvu tugiye gusaba Uwiteka agakuraho abantu igisuzuguriro, bimwe dusanze twarabyihamagariye. Nukuvuga ngo abantu bihamagariye igisuzuguriro, bararengwa, nicyo kizana igisuzuguriro. Igisuzuguriro kizanye tuzakivugaho tugarutse. Tuvuze ku bisuzuguriro bibiri. Dusanze muri iyi minsi ibisuzuguriro byinshi bihari, nibyo abantu bihamagariye kubw'umurengwe wabo no kubwo kwimura Imana. Rero abantu mwimuye Imana n'umurengwe mwagize ku by'Imana yabahaye, uyu munsi wa none mwisubireho, niyo yabakuraho igisuzuguriro. Noneho tuzavuga uburyo kigisuzuguriro. Batangariza uburyo ari inyembabazi, kuko yarebye mu myaka yose yahise. Yego, ushobora kuba rumaze igihe kinini igisuzuguriro. Twaje tuvuga icy'umuryango, kuba mufite amafaranga n'ubundi ukakibona mu rugo rwawe kikuriho. Ariko kugira ngo dusoze, reka tuvuge ngo iyi Mana yarebye ni umunyembabazi. Yarebye imyaka yose yari inyuzeho, ikabona aba bantu bafite igisuzuguriro. Yego, n'ubundi yabibona ntibireke. Urumva? Ikavuga ati, noneho mbyiyumvishije mu Uwiteka, bavanye mu kubumba za buroke bya rukarakara mwirwagamo babikoreza, bavanye muri bwa buzima bw'igisuzuguro cya kibariho,
ukaba usuzugurwa uri umutunzi, ukaba wasuzugurwaga wenda n'umuryango washatsemo cyangwa aho washatse cyangwa umugabo wagushatse cyangwa umugore washatse cyangwa se inzara ikaba yarahoze iwawe ukabona igisuzuguro cyanze kuva iwawe, noneho ngiye Uwiteka bakuyeho igisuzuguro. Reka dusoze tubwira abantu ngo bahindukire bave mu byaha, be kurengwa ngo bagirwe Imana kugira ngo iki gisuzuguro kibaveho. Bivuze ngo igisuzuguriro gikurwaho no kwihana no guca bugufi, noneho Imana ikajya yazi ikavuga ati noneho nkukuyeho igisuzuguriro, ndakubonye ndakwitegereje, mbona gikwiye kugukurwaho. Mwuka nibo bana b'Imana. Yego. Iyo watakaje Mwuka wera. Yego. Igisuzuguro ntiwatandukana nacyo. Mukozi w'Imana Imana. None se reka mbikubwire tunasoza. Ni kangahe wumva bafatiye abagabo mu mahorogi bari gusambana n'abagore batarababa, kandi ugasanga baranakomeye mu buryo butandukanye. Cyo n'igisuzuguro kikuriho, wanataye uwawe muryango. Imana iturengere. Reka tubwire abantu rero ngo baze muri Yesu, muri iki gisuzuguriro kivirwa, kubwira abantu bo kuva mu byaha kugira ngo gisuzuguro kibaveho, nuko binjira muri Kristo. Dusanze cyo giteza twabivuze rwose bihagije. Reka abantu rero baze binjire muri Kristo, bave mu byaha kugira ngo igisuzuguro kibaveho. Kuri seri ya 3 tuzagaruka tuvuga uburyo ki abantu bakwiye kugaruka, tuzanavuga umuntu wavuye no ku nyungu z'umuntu waretse kongera kwimura Imana ndetse no kurengwa. Imana y'amahoro iguha umugisha mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Byibura urashe gatoya ku byifuzo byari bari badukurikiranye muri aya magambo. Ubwo naho ubutaha kandi uzatwemerera ugaruki kugira ngo adurusheho kuvuga kuri aya magambo. Urumva ko ndi kuvuga ndwaye haba magiripe n'ibindi. Imana iguha umugisha rwose witanze. Imana bumva ubutumwa bwiza. Yego. Reka dusenge dushimira abantu badukurikirana ku Isarura 12 TV. Imana ibaha umugisha. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, wewe witegereje Abisirayeli ukareba igisuzuguriro bamaranye igihe cy'Abanyegiputa, warangiza ukavuga ngo nyibakuyeho. Ni nako dusengeye umwene data wari udukurikiranye, nawe witegereza iminsi amaranye igisuzuguriro, yaba ari umukobwa cyangwa se ari umugabo, yaba ari umudamu cyangwa se ari umukobwa, yaba ari umuntu ukomeye cyangwa se yoroheje, yaba afite cyangwa adafite, yaba atunze cyangwa adatunze, ariko turasenze ngo umukure igisuzuguriro yaramaranye iminsi, tubisabye twizeye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Turabakunda cyane.